Nikita rero nkugira inama niba uzi neza ko mutari muri puranka tangira urye ibyo kurya birimo utudodo, birimo udukaroti, tangira unywa agakoma, amabiya yareke, nta mubyeyi utwite ukorana n'amabiya, bubiretse niba uzi ko atari puranka. Nikita mu rugo batangire bakwakire, utangire ubibaganirize, ubibabwira abo mubana, uturyo turimo dodo utwibandeho, ababyeyi bakenera vitamine zituruka mu mboga rwatsi cyane cyane. Twiganirire. Iyi ni The Topic TV tubahaye ikaze. Muri kubona saga y'umuntu witwa Buringuni n'umuntu witwa Bora Nikita. Uyu Buringuni mumuzi mu itsinda rya Buringuni na buri kantu. Bose barase nabo babajuzwa muri komedira, reka tuvuge yuko ari abakomediye, reka tuvuge gutyo. Haje umukobwa rero witwa Nikita Bora. Bamwe baravuga yuko ari n'umuhanzi ngagiye gusohora indirimbo. Uyu mukobwa yinjiye mu buzima bw'umuntu witwa Buringuni nk'umufana. Murabizi uyu muntu abaye umusitari agira abantu benshi cyane bamukunda. Abakobwa bo baba bagira nko ku rwego rwo gusara. Iyo utanicunze nk'umuhungu iwawe mu nzu ashobora kwinjira nk'abakobwa nka 15 ku munsi. Iyo utabishyizemo control ngo ushyireho n'igitsure cyinshi ngo nababeshye, inzu yawe ishobora kuba inzu yinjiramo abakobwa 15 ku munsi, wabishaka utabishaka. Uyu mukobwa rero aba ariyiziye, abwira Buringuni uburyo ki amukunda, uburyo ki amwemera. Ngira ngo mwabonye video bari hehe. Rukumva iyo umuntu aje ari nk'umufana bikajya kuri level yo kugera hariya mu gitanda, ntabwo biba ari ibintu biri aho, biba byarenze ubufana, biba byageze ku rundi rwego. Ariko uko byagenda kose umukobwa we yasabye Buringuni ko bagira bate ko bakundana. Kuba ari umufana ntabwo byamuhaye uburenganzira bwo kuba bakundana. Ntawasanga zira atari guza Buringuni. Umukobwa arensista, ariko ubwo urumva bakazajya banabirindurana nyine. Inguni zose Buringuni akazinjirira. Bakabirindurana munsi ku munsi, ko hari umuntu wavuze ngo uyu mukobwa rwose yigiraga kwa Buringuni nk'uwinjira iwe nk'aho hatuye, rwose bakibera muri ibyo. Ibyo rero nibyo ngo ushobora kuba byarababaje uriya mukobwa kuntu bahoranaga, abantu bose babazi, bageze no kuri level yo kwirirwa nyine babirindurana, birirwa bajyunana. Noneho Buringuni nyine nk'umuntu w'umusitari, ntabwo uriya mukobwa ari wenyine bari kugira gute, bari kuvugana n'abandi barazaga. Umukobwa rero atangira kuzana ibintu byo gufuha. Hari ukuntu uwo mukobwa yibwira yuko niyemera bakamutera inda biri buze guhita yenda bituma umutipe amushaka se, amwemera se, ingeso yari afite akazireka. Barababeshya si uko bigenda. Umukobwa birangira Buringuni inguni zose uko yakazinjiye, birangira havuyemo umusaruro kandi mwiza. Urumva umwana asaruga ari umuvumo, umwana ari umugisha. None umukobwa atangiye kuza hano ku social media avuga ngo agiye kugira ate, ngo yaramusuzuguye, ngo yaramusuzuguje, ngo kuzana abandi bakobwa ngo nawe ngo ahari. None ngo agiye kuzana ngo amafoto ngo ayashyire ngo n'amavideo ngo ibyo ngo bakoranye hehe, ngo ku mihanda. Mwabonye post yagize ate, yapostinze kuri IG yiwe. Wa mukobwa ngo ni Bora, niba wikunda, niba uzi ubwenge, iminjiremo agafu kuko wibeshye ugashyira amafoto niba ari ay'ubwambure bwanyu hasi muri kubirindurana. Niba unafite muri telefone, ribu nigufata, niba irakujyana intambike, niba ari impagarike, umva baragufunga batitengura twite se waba uri uwa mbere. Niba uzi ubwenge, niba wiyitayeho, uzibike unazisibe. Kandi Buringuni yakubwiye yuko wari umufana
kandi yavuze yuko mutabana. Ikindi buri nguni yavuze ko ari imanzi. Ibyo bintu atajya abikora. Niba ari imanzi se yaguteye inda gute? Iyo nda ni mwuka wera. Yakubaje niba inda ari mwuka wera. Niba rero atarigeze agutera inda, niba warayitewe n'abandi, niba ari planka muri kudukora ngo ugiye gusohora indirimbo situbizi, aba ari planka it's okay, ntacyo biba bitwaye. Ni uburyo ki bwo kugira gute bwo kumarketinga iki igihangano cyawe. Ariko niba atari plank, nshuti yanjye, shaka uturimo tw'amaboko ukore. Shaka uturimo tw'amaboko ukore, dukore. Ubu uzi neza ko kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi. Si waba uri uwa mbere, ntabwo waba uri uwa nyuma. Ubu se Personal Click ntabwo wababonye? Ubu se Morini na Dani biruka gakeya? Wese urumva uri uwuhe ku buryo wajya kuvuga ngo buri nguni ngo ugiye kumubwira ngo ngorera arera gute? Uriya mwana nibwo akibona udufaranga, aracyakeneye kwifurahisha, aracyakeneye ibizungerezi by'i Kigali kugira ngo abyumve. Urumva abijune. Nawe rero ngo uraje ngo inda. Si uri uwa mbere, si uri uwa nyuma, azamwemera ko nta kintu azaguha. Niba muzika atari plank, uzamurera ye. Uziruka ahantu hose mu buyobozi, uziruka kuva kuwa mbere kugera kuwa nyuma, nta kintu uzatora. Iyo uvuga ngo ugiye kumushyira hanze, bitanga iki se? Nturi uwa mbere, nturi uwa nyuma, azakwihorera. Uriya mwana akikenere hiti, ni mutoya. Kuba warugiye nk'umufana ntabwo byabivuze ko ugiye kumubera umugore. Ntabwo yari yagusabye ko akeneye kubyara. Yigeze kuvuga ngo nkeneye kumbyarira se? Ibyo yigeze abikubwira? Wamusabye urukundo araguhakanira. Ibyitwa ubufana ushaka kubijyana ku yindi level. N'uwo mwana ashobora kumwemera, ariko siyiteguye kurera, ntiyiteguye no gushaka. Byose birashoboka. Niba muzika atari plank, tangira wishyire mu mutwe ko ugiye kurera wenyine. Tangira wishyire mu mutwe ko ugiye kwiruka mu buyobozi nk'imyaka 3, wa 4 wagera ugashyira agapira hasi, kuko uzabona uspendinze amasaha menshi y'imyaka ingahe 3. Urumva nubona umwana agiye kurwara bwaki, uzashyira agapira hasi. Urumva neza ujye gushaka uturimo tw'amaboko. Ibirenze kuri ibyo, buri nguni aracyari muto. Uri kumva neza? Yanamwemera ye, ariko yakubwiye ko ari iki? Aracyari imanzi, ntabwo uwo mwana ari muri mwuka wera. Rero utangire wiyiteho, utangire witekerezeho ukuntu ugiye kurera wenyine. Utangire wajyanye utuntu tw'ibigoma, utangire wegeranye amafu y'ibikoma. Mbese utangire ushyira agapira hasi, wasireyinga nk'abandi. Hari abantu batunzwe no gusireyinga. Wakora uturimo tw'amaboko nk'abandi. Abantu benshi turabatunze. Ibirenze kuri ibyo rero, kuza kuri social media ntabwo biri buze kugira icyo bigufasha. Tugiye kukota, ahubwo tugiye kukota we, turakota bikurenge, turakota icyuya kikurenge. Ujya kumusaba yuko wamubera umufana, nta wari uhari. Ujya kumusaba yuko mukundana, nta wari uhari. Mujya mwakira cyumba, nta wari uhari. Mujya kujyunana inguni zose muzizabaganyura, nta wari uhari. Sha ndakumara impungenge nkubwira yuko uko mwagiye gutangira ubwo bufana bwanyu n'izo nkundo zanyu, ntuze kuri social media bivuge ngo itangazo njye ubu murando umufana wa buri nguni, ibizaba byose ntibizabatungure. Iryo tangazo ntaryo wigeze utanga. Wiza no gutanga itangazo rero ngo baguteye inda ngifite amezi 3, ngo none ngo ugiye gushyira henga amafoto hanze n'amavideo. Sha baragufunga. Ndakugira inama niba uzi ubwenge, niba wikunda, utibeshye, niba nayo mafoto yafite n'amavideo, uzi yuko ari ibintu by'ubwambure, sha ahantu uzarara hazagutera icyokere. Bizakurenga. Wetangira wiyite, utangiye kwitwara kibyeyi, uvuga ati ubu ngubu stati irahindutse, njyewe nari umukobwa witwa Nikita, none ubu mbaye mama boy cyangwa se mama garu, kimwe muri ibyo. Urukumva? Ibirenze rero kuri ibyo, nubishyira hanze ahantu urarara, ibintu wabifatisha amaboko yombi. Utangire ahubwo ubwire n'iwanyu bakwakire. Utangire ubwire abo mu bana bakire yuko uri umubyeyi. Batangire nyine kugufata mu buryo ki budasanzwe. Uri kumva neza? Batangiye kugushakira utuntu turimo utudodo, two kurya turimo amakaroti, nyine nk'umubyeyi. Ntabwo ugomba kurya amachips kwa kundi mwagiye iyo ngo mukirwa ngo amachips ngo n'amakefsi. Reka da. Ubu utangiye kurya uturyo turimo dodo, utangiye kurya utwo kurya turimo amakaroti, ibinyampeke byinshi, utangire kunywa agakoma, utangire kureka niba wanywaga n'amabiya. Amabiya ubu yaretse, nta mubyeyi ukoresha amabiya. Ibyo uri kwivugisha ngo uraza kuri social media kubivuga. Morini ko ahora bivuga bitanga iki? Personal Click yabivuze gakeya se. Izo ni ingero za hafi mbashije kuguha.
uzababaze ngo wowe uzabegera uganiriza abo bakobwa babiri cyangwa abo badamu, uzababaze ngo uko mwagiye ku mbuga mukavuga ibyo bintu byatanze iki, byabafashije iki, bari papa bakanimama kandi nta n'ubwo bo abana babahakana. Rero biraba ari prank, mbese biraba ibyuya. Niba atari prank vuga ati zirandiye Kigali gukanuriye amaso. Niba rero ukomeje kuza kwiyi mihanda, yo turakota, suri uwa mbere suri n'uwa nyuma, turakota wumva uko ubaye. Turakota niba atari prank turakota. Niba uzi ubwenge bwo guhita uva kwiyi mihanda ubu ukubona telefone ugenda ubanze witekerezaho ushaka icyo gukora cyo kureresha umwana, kuko umwana aravuna kigoza umwana yinywa iminsi 5, pampa umwana yambara iminsi 7. Niba uzi yuko nta turimo tw'amaboko ufite wari utunzwe n'ubufana, waba n'umwe influencer ngo bigakunda, ngo hari abantu njya mbona ngo birirwa bajya kurya mu maresto ngo zikabishyura babayamamariza. Nawe uri ikizungerezi wabikora bikagera gute, bikishyurira umwana wawe bikagura pampa na kigozi cyangwa na nani cyangwa Le France. Rero tangira uturimo tw'amaboko, va muri ibyo ngibyo. Aho ngaho uri kuza ku izo mihanda nta kintu n'iki na kimwe uri buze kuhavana usibye ibitutsi no kugutesha umutwe, urahavana depression. In the Topic TV. Abakundira umukobwa mumugira inama mutamuhutaza. Ni umuntu wese yakosa, umuntu wese yatana. Mumugira inama mutamuhutaza kandi munamusengere. Icyiza njye ndifuza ko byaba ari prank.